nuko dutangiye filimi yacu. Uyu mugore arangije ati sheri ndagukunda, ati ndagira ngo dusangire aya mafunguro ubundi ibintu byose bize kugenda neza. Umugore arangije yagize atya mu gihe umugabo yari yunamye hari ikintu agiye gutoragura. Umugore tayari yatangiye gukandira ibi bintu bibi, ibi bintu by'uburozi by'umutuku yatangiye kubikandira mu biryo umugabo yagiye kurya. Barakwereka ahangaha uyu mukozi wari uri inyuma ati ntabwo bishoboka. Barakwereka ubwo uyu mugabo yagize atya arwana no gutoragura icyo yarataye hasi. Uyu mugore arangije akandiramo buno burozi, yakandiye uburozi muri ibi ibiryo amafunguro sheri we yaragiye kurya. Mudamu arangije barakwereka wa mukozi yagize atya araza ahinduranya ya masahane. Mu kumara guhinduranya amasahane tayari bivuze ngo uyu mugore narya ibi biryo tayari arahita apfa, kuko yamaze kuroga. Icyo atazi nuko hari umuntu wahinduranyije amasahane. We karebe neza witonze, nakubwiye ngo uyu munsi karacyatangira kandi karaza kukuryohera. Barakwereka umugabo agize atya umugore ati sheri none si uyu munsi urumva umeze ute? Ati rwose urabizi maze igihe kinini ari kumwe nawe. Umugabo ati rwose imeze neza. Ati ndabona wananeguriye ibiryo nkunda kurya. Ati urabizi ko nkunda kurya amacapati, nkakunda kurya inkeri, ibi biryo ndabikunda sheri. Ati rwose noneho biba akarusho iyo mfite n'agasenda nyagasani. Barakwereka umugore ati sheri ati rwose ry'ibyo biryo iryo biryo bikuryohere, ibiryo bikubane uburyohe. Ati nabitetse neza. Ati buranze gukora capati. Barakwereka umugabo disi yatangiye kurya. Uyu mugore mbibutse yuko ibintu agiye kurya ni bimwe amaze kuruga azi ko umugabo agiye kubirya, kandi hari uwamaze guhinduranya isahane. Tayari umugore yatangiye kurya bino biryo bivuze ngo arahita apfa. Barakwereka umukozi uri ahangaha, uyu mukozi yarabyitegereje arumirwa. Barakwereka uyu nguyu arimo kurya yitegereje isahane abona ni ya sahane ya roza. Ati wapi urusenda. Arasakuza ngo urusenda ruramuriye, undebere neza witonze. Nuko disi yagize atya atangira gucira bya bintu amaze kurya. Tayari ibintu yamaze kurya ni ibintu bihumanyije. Yagize atya arirukanka. Ubwo mu kukimara kwirukanka umugabo asiga ahangaha atari kubigenza bite sheri. Ubwo barakwereka uyu mukozi yarasimbutse azangaha. Umugore ati ese nibiki naba ndiye koko nyagasani, nibyo ari gutekereza. Ati nibiki ndiye koko? Ati se ko nari nzi ko naroze. Ati umuntu waguranye isahane nini. Agize atya yitegereje hariya hirya abona umukozi wabo wo mu rugo ari kumwe na bosi. Warangije ayora amazi, undebere neza witonze. Yadashye amazi azana ahangaha, aza gake gake. Ubwo Panchita ari gusobanura bosi bati umugore wawe ni umurozi. Mu gihe akiri kubimusobanurira uyu nguyu yagize atya amena amazi. Panchita arangije aramubwira ati atari kubona nkawe. Ati mbabarira. Ati ntabwo nari nzi ko ahangaha. Ati rwose mbabarira igikombe kirancitse ntabwo nabishakaga. Uyu mudamu ndebere neza witonze. Ubwo ngubwo arangije abwira umugabo we ati sheri ati haguruka twigendere nyagasani, undebere neza witonze. Ibi ngibi abikoze kugira ngo Panchita uriya mukozi wo mu rugo ataza kuza kumubwira yuko ari umurozi. Arangije abwira Panchita ati ndakwiyamye n'undi munsi utazigera undaburiza kuko nahita nkwirukana. Utazigera undaburiza wa gicucuwe, umenye ko ari njye naguhaye akazi, nzahita nkwirukana. Uri kunyumva neza? Barakwereka Panchita umukozi wo mu rugo ubwo arangije disi mabusha we haravuga ati uri nta bwenge ufite. Ati uyu mugabo simukunda ngomba kuzamwica kandi ntiyazagira icyo uvuga. Panchita arangije arikiriza. Barakwereka ahangaha ubwo disi mu nzu. Barakwereka ahangaha bosi yari yaje gake gake ari kumwe na madamu w'inyuma. Undebere neza witonze, karebe neza witonze. Nakubwiye ngo aka gasobanuye nakabazaniye. Hari umugabo uri ahangaha inyuma. Uyu mugabo arangije akurura uyu mugore havuga ati ariko ntabwo kirapfa kiriya kigabo nyagasani, undebere neza witonze. Uyu mugabo arangije aravuga ati ko nari nzi ko naguhaye uburozi bugomba guhita bwica mukuru wanjye byagenze bite nyagasani? Ese biraherera hehe? Ati ko naguhaye uburozi nzi ko arahita apfa. Ati bite? Ati nenzi ko yapfuye. Umugore ati wapi? Ati umukozi wacu wo mu rugo umukozi arankotoye nyagasani. Umukozi uri ahangaha
yari arimo arumva imipango bari gupanga. Arangije uyu nguyu aravuga ati we humura ntukiri ikibazo, dukomeze dupange imipango ikomeye cyane, ndabizi amaherezo turaza kumwica, araza gupfa. Uyu mugabo arangije ati we humura ntukiri ikibazo, ati ni inshuro 3 turapanga kugira ngo tumwice. Ubwo barakwereka ahangaha Panchita uyu mukozi wo mu rugo yagize atya atangira kubafata video. Nyagasani undebere neza witonze, yatangiye kubafata video. Ubwo barangije nuko bagize gutya baranasomana. Nyagasani bisobanutse ko uyu mukozi wo mu rugo yamaze kubarya ifoto, arabafoto yabashyize muri telefone. Disi mudamu arishima ati ntureba. Nyagasani yagize atya aza gake gake, arangije afata amashanyarazi, aravuga ati gahunda yanjye yo kwica umugabo ngomba kuza kuyikora kandi byose bikagenda neza. Ati urw'uyu munsi rwo ntabwo urarurokoka, ati ubu nabipanze neza nuje meze neza, ati uyu munsi urapfa uko byagenda kose. Yageze atya atangira disi, urabona ko harimo amashanyarazi, bivuze ngo naramuka ashyize ahantu agiye kubishyira umugabo we naza akahagera arahita apfa. Bwarangije barakwereka ahangaha ahagana hirya hari wa mukozi wo mu rugo. Umukozi wo mu rugo ari kureba ibyo uno mugore agiye gukora. Uyu mugore yagize atya ajya muri dushe, abo bafitemo pisine nyine bogeramo, arangije aterekamo amashanyarazi, akozamo insinga zishushuye, azikoza muri pisine, arangije aragenda. Barakwereka ahangaha Panchita arangije ati ntabwo bishoboka, ntabwo wakica bosi wanjye ndeba, ati ndakora uko nshoboye kose nze gutabara, ntabwo bosi wanjye uramwica. Ubwo ngubwo uyu nguyu agize atya yumva bosi we arimo kuza. Bosi we nyine ubwo bisobanuye ko ari umugabo we atangira kuza, bivuze ngo tayari uyu mugore yagize atya afata zino nsinga atangira kuzimanura mu mazi, atangira kuzishyira mu mazi, bivuze ngo ni sirikwe. Noneho bisobanuye yuko arangije aravuga ati bisobanuye yuko umugabo we naramuka aje akajya muri ano mazi arahita apfa. Ubwo barakwereka ahangaha umudamu yagize atya aratuza, aricara neza, aravuga ati sheri ngwino woge dore amazi ameze fresh, ati ntabwo uzi ko urajya mu kazi, ati mvayo woge umenye yuko urajya mu kazi. Nuko ari guhamagara umugabo we, ibigaragara we yamaze gupanga umupango utari mwiza wo kwica umugabo we. Umugabo sasa yaje, umugabo nyine we ntago azi ko umugore we amwanga, ntago azi ko umugore we atamukunda. Yaraje aza gake, undebere neza witonze, yaje gake gake. Ubwo barakwereka umudamu uri ahangaha, ubwo barakwereka nyine Panchita umukozi wo mu rugo yagize gutya aza yirukanka. Tayari uyu mugabo agiye gushyiramo ibirenge, namara gushyiramo ibirenge arahita apfa, bivuze ngo amashanyarazi arahita amukubita, tayari uyu mugabo ahita apfa. Panchita yaje aje gutabara, atangira gukupa disi ngo arebe ko yakupa umuriro. Akubye ahangaha abona wapi, abona ahantu ari gukupa wapi, abona fizibure iri hariya hirya, kandi tayari umugabo yamaze kumanura ibirenge mu mazi, ntabwo arabikoza amareko. Disi uyu mugore ati bikozemo se hakiri kare, kozamo ibirenge uhita upfa. Barakwereka Panchita yagize atya aza gukupa umuriro, tayari fizibure yarayikubye. Mu gihe akimara kuyikupa uyu mugabo yagize atya kubw'amahirwe akandagira mu mazi, fizibure bamaze kuyikupa. Uyu mugore uri ahangaha ubwo nyine biramucanga, arangije abona ukuntu umugabo we agiye muri ano mazi, abona ukuntu nta kintu abaye. Nyagasani uyu mudamu nawe yahise agira ubwoba. Umugabo ati sheri, ati nawe uvaye twogerega. Nyagasani umudamu uri ahangaha arangije yitegereza mu mazi, abona ko harimo n'umuriro, aravuga ati umugabo wanjye ni ikini, ati ubundi uri muzima bundi, ati bite byawe ubundi sheri ko natari kukwizera. Nyagasani umugabo ati se ni ukubera iki utari kunyizera? Ati ni ikihe kibazo ufite, ni ukubera iki utari kunyizera? Umugore arangije aravuga ati ndakwinginze sohoka ahangaha manze nitekerezeho, ndumva nameze neza. Umugabo disi yategekagwa n'umugore, arangije nuko disi umugabo yagize atya, arangije avuga ati se ni ukubera icyo nsohoye?
ni ukubera icyo ushaka ko nsohoka na roga? Ati sohoka ngenda nagutinya nyagasani. Ikintu atinye ni uko agiye mu mazi akabona adahiye kandi we yamaze gushyiramo umuriro tayari. Nuko disi yagize atya akinga ahangaha akimara gukinga sasa rero yagize atya aza gake ngo arebe ko y'amazi nyine tayari umuriro urimo. Noneho aravuga ati bisi bishoboka bite, ni gute nshyiramo umuriro mu mazi umugabo wanjye ntamufate? Arangije agatangira gutesitinga ngo arebe ko hakirimo umuriro. Akojeje ku nsinga nyagasani abona disi nta muriro urimo, biramucanga. Aravuga ati ntabwo bishoboka, ntabwo numva ukuntu nasiga umuriro ahangaha, ntabwo nakumva ukuntu naterwa umuriro mu mazi ngo noneho ngo bigende gutyo. Barakwereka Panchita. Ubwo disi Panchita yari ahangaha akiri kuri Fizibure, hari umugabo wagize atya, umugabo arangije aramubona. Uyu ni wa mugabo uba muri uru rugo wundi, ni wa mugabo uba muri uru rugo wundi. Arangije ati yewe wa gakobwa uri mu biki? Uno mukobwa disi Panchita yarikanze, biramucanga yibaza ibyo ari byo, biramuyobera. Uyu mugabo arangije aramubwira ati nta soni kuri aho ngaho uri gukora iki? Urimo gukora iki aho ngaho ko mbona uhagaze kuri Fizibure, urimo gukora ibiki? Panchita ati nta kintu ndi gukora, ati nuko nari mpagaze hano ndi gukora amasuku. Ati va toka genda vanga genda wa gakobwa k'akagoryi gusa, uraza gukupa Fizibure ubeshya ngo uhagaze ngo uri gukora amasuku. Tayari yahise asubizamo umuriro, undebere neza witonze. Yashubijemo umuriro. Ubwo Panchita arangaha aravuga ati ntabwo bishoboka, ati bosi wanjye bagiye kumwica. Nuko disi barakwereka ahangaha wa mudamu yagize atya aravuga ati reka nshyiremo amaguru nanjye numve ko nta muriro urimo. Tayari umuriro wamaze kugeramo, dusize bamaze gufungura Fizibure. Ubwo disi yagize atya atangira gushyiramo amaguru. Akimara gushyiramo amaguru sasa rero umuriro nuko wamukubise, ndebera ukuntu wamugize. Nuko disi umuriro waramukubise, uramukubita. Umukobwa arumirwa, biramucanga. Arangije arahaguruka nyagasani aravuga se byagenze bite? Ati se ko umugabo wanjye yakiyemo nkabona atahiye, ngiye mpiye gute? Undebere kuntu ahise aba nk'umusazi, undebere neza witonze. Nakubwiye ngo karacyatangira, wowe karebe neza witonze. Arangije disi ubwo arangije ati buriya kugira nabi kw'inosi n'ubundi ugira nabi ugasanga ari we wihemukiye, kuko n'ubundi urabona uruciramo kasiko rugatwara nyagasani. Ubwo disi barakwereka ahangaha uyu mudamu yagize atya aza gake aza yitonze nta bintu byinshi, nta bintu byo gupanika. Barakwereka Panchita yaje gake aje kureba bosi we. Ati bosi wanjye ati ari ibintu maze iminsi mbona ngira ngo nkubwire. Ati ndagira ngo ngire ibyo nkubwira. Ati madamu wawe mugabo atari kundi urashaka iki? Barakwereka ahangaha hari abari guhengereza disi. Ubwo bari kwibaza ibyo bano barimo byabacanze. Panchita arangije ati bosi wanjye ati ndakubwiza ukuri yuko buriya umugore wawe arashaka kukwica ngo noneho abane n'uriya musore mu vindi imwe nyagasani. Ubwo abangaba barimo kubyumva, barangije bapanga umupanga. Ati ndagira ngo ufate bino bintu twibye umugabo wanjye, ngiye kugenda mbajijishe, none weho uca inyuma uze ubishyire muri Panchita, tayari tumubeshyere yuko Panchita ari umujura, tumwirukane. Uyu nguyu yarangije ati ntabwo bishoboka, umugore wanjye arankunda, ntabwo yashaka kunyica. Panchita ati nyamara nyizera ibyo ndi kukubwira. Ati umugore wawe arashaka kukwica. Barakwereka ubwo disi umugore yaje yirukanka. Ati sheri atari kubundi uri mu biki n'uwo mukozi, ko mbona muri babiri bundi muri gukora ibiki bundi? Ati hari ibintu mbonye ngiye bintera ubwoba. Barakwereka mudamu yaraje aza gake yitonze. Gusa barakwereka ahangaha inyuma hari uwaturutseyo afite na bya birunga disi ya mikufi bambara n'udushaneti, abishyira ahangaha mu mufuka wa Panchita. Tayari Panchita bivuze ngo Panchita nta kintu ari kumva. Uyu mugabo arangije ati ndabishoje noneho ati mbikoze neza. Ubwo disi uyu mugore
arangije abwira bosi we umugabo we ati uriya mukozi wacu wo mu rugo ni umujura, ati yakwibye imirunga yawe, ya mirunga yawe y'agaciro ya zahabu yayibye. Panchita ati bosi wanjye, ati urabizi ntabwo njye niba, njye ntabwo nigeze nkwiba. Uyu mugore ati ngasaka Panchita, saka umukozi wacu reka adafite imirunga. Uyu mukozi wo mu rugo aravuga ati bosi wanjye ngansaka nyuramo unsake urebe ko hari ikintu mfite. Ubwo disi barakwereka ngaha bosi yagize atya atangira gucakaza Panchita. Sasa rero akiri kumucakaza yagize atya hari ibyo yakuye mu mufuka, ati ntago bishoboka, ati imirunga yanjye ihenze, ati Panchita uri umujura dore wanyibye. Umugore ati sheri ntabwo ureba ibyo nakubwiraga. Panchita ati wapi, ntabwo nigeze niba, ngiye murambeshyera, ati ntabwo nzi ukuntu byageze mu mufuka wanjye. Uyu mugabo ati Panchita narakwizeraga, ariko uyu munsi ngiye kukwirukana umvire muri uru rugo, si uri kunyumva neza? Ati we uri umujura ukuntu wirwaga umbeshya. Panchita nyine nuko bamubeshyera yuko yibye. Uyu mubosi arangije ahamagara wa muvandimwe we ati fata Panchita umuvana ahangaha, ati vana no mukozi mu maso yanjye, ati umukozi yanyibye ibintu byinshi, ati mumvana imbere vuba nyagasani. Umugabo arangije Panchita yagize atyari telefone yakuye mu mufuka we, arangije ayishyira mu mufuka w'uyu mugabo. Tayari ntabwo tuzingira telefone irimo iki. Nuko disi Panchita ati ndarengana, ati kandi uzamenya ukuri. Barakwereka nuko disi Panchita batwaye Panchita aba barangaha. Uyu mugore arangije ati sheri, ati se noneho urabyemeye ko umukozi wacu wo mu rugo ari umujura? Noneho urabyemeye? Uyu mugabo arangije ati rwose ndabyemeye, ati kano gakozi kacu ko mu rugo ni akajura we, ati karatwiba. Disi umugore arangije ati sheri ngwino tugiye mu nzu. Gusa uyu mugabo atarajya mu nzu yagize atya yikura mu mufuka, hari telefone bamushyizemo. Arangije hari ibyo yabonye agira ubwoba, hari ibintu yabonye muri telefone ye arikanga. Barakwereka uyu mudamu ati sheri banguka, ariko banguka, ati banguka ngiye mu nzu nyagasani undebere neza witonze. Barakwereka nuko disi umudamu yagize atya aza mu nzu yitonze. Uyu mugabo nawe arangije aramukurikira. Gusa mu kumukurikira hari ibintu yamaze kubona muri telefone, nawe ubwe bimutera guhahamuka, bimutera ubwoba. Tayari ubwo umugabo yaje kuryama, ubwo umugabo yari aryamye. Uyu mugore arangije apanga kuza kumuniga nyagasani. Yatangiye kumuniga disi ugazi yuko arimo kumuniga ashaka kumwica. Arangije uyu mudamu ati umugiye kukuniga nkujwigirize upfe. Gusa akirimo kuniga uwaniga, ubwo bigaragara uwo yaragiye kuniga tayari yaryamye macuri, bivuze ngo dore nguyu. Disi barakwereka ngaha hari undi mugabo wahise winjira. Uyu mugabo arangije kwinjira ati nizere yuko ariko wabishoje neza, ati wakishe cyamaze gupfa, ati yamaze gupfa umwuka washijemo, ati tugiye kubana ubundi byose bigende neza, ati nabundi si twigeze tumukunda habe na gato. Umudamu ati nubwo nabanye nawe kubera yuko yari afite amafaranga, ubundi yaza kuba nta mafaranga afite sinari kubana nawe. Uyu mugabo ati yesu we, ati mbega ibintu byiza, ati biranshimishije kuba kimaze gupfa, ati ubu ngubu tugiye kubana ibintu byose bibe neza. Mujye mundebera umutima mubi, disi wo gushaka umudamu agashaka kukwica bigeze ahangaha. Batangiye gusomana nyagasani, batangiye gusomana. Gusa uko basomana uyu mugabo arangije ati nta soni mwebwe. Barikanze uyu mugore yarazi ko yishe umugabo we yamunize. Ubwo disi bakubiswe n'inkuba bagwa mu kantu. Mujye mundebera nyagasani. Ubwo disi bakubiswe n'inkuba birabacanga birabayobera. Arangije uyu mugabo ati ubu tuvugana namaze kumenya yuko umukozi wanjye wo mu rugo yavugishaga ukuri, ati ibintu byose yambwiye nanze kubyizera, ariko ubu ngubu maze kwemera yuko mwebwe muri abagambanyi, muri abicanyi. Uyu mugabo ati sheri oya
Anshita yarakubeshye, ngewe nyine ninatewe n'ibisazi, muntebere mwa bantu mwe.